ikinamico. Shuti muteze amatwi Radio Rwanda namwe bakunze ibikinamico mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Bihezande wanditswe n'umubyeyi Destur Sylvia unonosorwa n'itorero Indamutsa. Hari igihe kwiba bishobora kuba ingeso ukabigira umuco cyangwa se ukabikora ngo ubone waramuka bitewe n'ubuzima ubayemo butakunogeye. Ariko nanone wibuke ko iminsi y'igisamba ari 40. Ese usibye kuba wagira umuntu inama yo kubireka ku muntu nk'uwo wumva ibyo koko byubahiriza indangagaciro za muntu? Hakorwa iki se ngo bene izo ngeso zicike mu muryango? Reka mbareke mwiyumvire. Ko batakwakira se madamaze? Ayiwe nkumarira iki? Urankanze rwose. Ukora? Oya simpakora ariko nyiri resitora Habibu ni inshuti yanjye magara rwose. Iyo ngeze aha rero ntekeke icyo ushaka. Oya ariko urakoze si ngombwa. Nta gahunda mfite yo kurya, natumije fanta bagiye kuyinzanira. Uko mbona usa n'ushaka kwicara. Nyine kuko nshaka kukuganiriza. Ariko ubundi wakwiguriye agahiye ukihemba ko rwose ubikwiriye. Sinzi ibyo urimo uvuga. Ese ubundi wanditse. Ndaninanira rwose ndeka. Birumvikana ko unaniwe ariko wagakoze rwose uyu munsi. Ushatse wakwihemba madamaze. Ndakwiyamye. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko nyine ko witwaye neza mu buko uvuyemo. Ni wowe. Ndakwibutse. Unyibutse hese? Nakubonye. Nakubonye rwose. Nakubonye. Ngirane birangize se witinya rwose. Ntabwo nibeshye, ni wowe nabonye tu. Wambonye hese? Mbonye. Nakubonye ukora mu mufuka wa mugenzi wawe ukavanamo telefone ugahita ugenda wihuta. Wababaye se ko nayigutanze? Kuko nawe nari nabibonye ko wayibariye. Wari uri muyitera ijisho. Washakaga kuyiba nawe nakubonye. Icyo nakoze nuko nayigutanze. Wimbeshyera. Kwiyamye rwose umbabarire cyane. Kubaze narebaga uwo mugabo bivuga ko nashakaga kwiba telefone ye. Wimbeshyera rwose. Rekera hari wowe. Wenda icyo ntazi n'izina ryawe ariko wenda kuzi neza rwose. Aziye kukumenye no kugufata mu mutwe kuko turwanira imari kenshi. Gusa wowe ntiwarunze ahari. Mbabarire rwose. Warunze rwose. Wanyibeshyeho, wanyitiranyije. Matamaze. Mbabarira. Rekeraho. Aho wibira ndahazi. Si mu bukwe. Hariwa. Kwese. Uyu munsi twahuriye ahantu hado habiri hose. Hambere naho abageni bari barimo bifotoreza. Urumva? Aho ngaho wahibye telefone ze ebyiri. Mbabarire cyane. Uyu mugoroba bwo sinzi niba hari icyo wabashije kuronka hariya muri reception. Ariko uri iki mbese? Iki? Cyangwa uri umupolisi? Urashaka kunteza ibibazo? Oya humura rwose. Iyo gahunda ntayo mfite. None urashaka iki? Amatwi nkubwire. Mfite gahunda yo gukorana nawe tugafatanya ubundi tugateza imbere umwuga wacu. Ngewe ibi bintu simbyumva rwose. Icyo tumva se niki? Cyangwa urashaka kunyinja? Oya. Ariko oya nako nta jambo mvanamo. Reka ahubwo nkubwira si kereka nitahire. Ndabona na fanta ntayo bazana nkeka banyibagiwe. Oya wigira ubwara rwose. Ubonye hese? Iyo mba ndugutanga mba naragutanze kera. Ubu rwose ubu ngubu uri mu munyururu. Kuko kenshi cyane minsi ishize narakubonye ku buryo nagufashe mu mutwe. Babarira n'ukuri. Nanjye singi. Numva ushaka kurira aho. Ari byo nyibukije ubuzima nabayemo. Kahore. Ubona nsa gutya niyushye icyuya.
mbona amafaranga yo kugura umwenda nayavunikiye. yo ndakumva rwose. none se utambaye neza ngo ujye mu bukwe bakwicaze mu myanya myiza nyine wabasha ute kwegera abakire ngo bacocora amafaranga na za telefone mu masakoshi no mu mifuka? Urabyumva, nabayeho nabi cyane, njye na mama tukaburara. Rero mama ni umuntu w'umutagatifu utazi n'ibyo gusaba cyangwa kuguza. ese ubwo rero nageze aho mbona birakabije, mfata icyemezo cyo kujya muteka nkagabana n'abakire ku twabo, maze natwe tukabasha kubaho. yewe utiriwe wigora, ndumva twarahuye n'ibibazo bimwe. nanjye nabayeho nabi, mfite marume y'umukire wantereranye ndi muto, yanga kundihira ishuri, nza kwibera aha mu mujyi nyine ndi mayibobo, niga gukora mu mifuka, ngeze aho niga gukora k'ubukomisiyoneri. ariko nakubonye utwara telefone y'umuntu, kandi nyuma namubonye atakamba ko bayimwibye. ntayitwaye nyine, ntayitwaye rwose, bwari bugiye kwira ntacyo nkoreye. dore ko ni kuri hoteli aho abageni bifotorezaga bandushije umujyi, dore we wibye ebyiri zose njye ntahira. mva rekera kuvuga ibyo bintu, tuganira ibindi. oya sinshaka kubyumva. oya rwose, kandi nshaka ko ari byo tuganira. ntabyo nshaka njyewe. ntega amatwi nkubwire, ntakubeshye, nubwo umwuga dufite ubuntunzi ariko sindakira nk'uko mbyifuza. niyo mpamvu nzakora mu mifuka mpaka amaze gukira. none se kuzi ibyo nkora? urabizi nyine. ako kandi nawe numvise duhuje umwuga, nkaba ntakubangamira nawe ukaba utazambangamira. ikintu nshakaho ni iki? ntega amatwi nkubwire rero, nta kindi nshaka. ndashaka ko dukorana, urumva, ukajya uzana imari wibye nkazikurangurira, nanjye nkazigurisha nkiyungukira. ngaho da, uranega amatwi, kuko mu by'ukuri niko kazi nkora, ak'ubukomisiyoneri, ariko ahanini cyane za mobile. ahubwo mbwira, izo ufite mu isakoshi nguhangaye? uramenye ntazo mfite, ndakwiyamye wa muntu. bwira ye. ndabona na ya fanta bayizanye aho. ahubwo ndabona uri Habibu wiyiziye de. uriya yabonye turi kumwe. mbabare rwose Dona, umusore w'umudamazera yahaye komande rwose yarangaye. aya nta kibazo, ariko ndayizanye. Habi, oya ntugire ikibazo rwose, twari dufite ibyo twiganirira. fanta yo ahubwo twari twanayibagiwe. ni byiza noneho Dona. hanyuma se kutambwiye ko yitwa, ntuzi ko inshuti zawe arizo nshuti zanjye ze? yewe simuvuga mu izina ndamutsinze. zamaze gukura da, nawe yakwibwirira. nguteze amatwi madamazera. kwibwirira rwose. yewe nitwa Habibu, ni njye nyiri iyi resitora. uyu Donatero ni inshuti yanjye magara rwose, twarabyirukanye duhuje amateka. nanjye nitwa Melania. cyakora ni ubwa mbere ninjiye aha. ni karibu rwose. ubutaha uzajya ugaruka rwose, ujye unyirebera komande yawe nzajya nyihutisha. nibyo. ngaho mukomeze muryoherwe. urakoze cyane. Melania ngabanya amagambo. ntacyo, izina ryawe nibura ndarimenye. Melania, ubuse hari ikindi gisigaye? dupange akazi. mama, ugize neza uraza rwose, ngiye nari ngiye kwigendera. gusa nibazaga aho nsiga ibi bintu nari nagwahiye nkahabura. yewe nari nagiye kumesa, nagize imana mbona ahandi hantu ikiraka nzajya njya kumesera rimwe mu cyumweru mu bantu b'abakire. niho uvuye rero? ubwo se baguhembye angahera? aya ari yose bampaye Melania, siko ntunga, nazayongeranya n'andi nkorera ahandi akazabasha kumfasha kwishyura ubukode bw'inzu. sinzi impamvu wivuna rwose mama. nakubwiye ko aho kugira ngo ujye wirirwa wunamye wivuna umugongo umesera abantu, wajya ureka nkaguha amafaranga. gukora simbyanga mwana wa, ngira ngo urabizi, iyo nayabonye mba ntayabonye, naba ntayabonye nabwo ubwo nyine nkaburara. ariko turahubwa amahirwe nagize Melania. amahirwe yahe?
none ugira ngo iki gikapu kirimo iki? kirimo iki? ko umugore mvuye kumisera ari umunyabuntu ko ari imana y'u Rwanda. kagere nkuru mama. ewe nakoreye benshi uretse kuba azajya mpemba neza yampaye n'imyenda dore ntahanye igikapu cyuzuye. ewe ubuse uzajya ujya kumesa bagukuburira ibyacitse n'ibyaboze batacyambara koko mama. ariko uzarekera kwisuzuguza ryari mama. abantu bazagukuburira mpaka upfuye koko. oya rwose. ngwino ureba ahubwo iki se? ndareba ukuntu uyu mugore mama Sano yampaye ibitenge byiza sha ibiki ngiki. mama iki gitenge uyu mugore yaguhaye uzacyambara? urabona atari gishya ukigayeho iki ku buryo ntacyambara? niba urangiza mama kirarenze. mbabara ntuzacyambare ntabwo kigukwiriye rwose si icyo mu rwego rwawe. ushatse kuvuga ikimerani mama ushaka ko nsiri mu kasenge? wowe koko nubona ko iki gitenge ari icy'abagore bose irimo b'abakire ntabwo rwose ari icy'abagore bajya guca inshuro bamesa. ahubwo kimenya kukigurishiriza hanyuma wowe nzaguha amafaranga. hava sigaho gise ariko uzagira indambi y'amafaranga kugeza ryari koko wa mukobwa we? mama rwose uyu mugira neza mpaye umwenda wo kwambara mwiza ngo nsirimuke nk'abandi none ngo nijye kuwugurisha. uramenye nanjye nzawambara ku cyumweru njye mu misa guhimbaza Imana nsa neza naberewe. ariko mama babarira ifunguro ndebe n'ibindi birimo. ndabona umudamu yaguhaye ibintu bisobanutse da. cyane. kuramo iki kindi turebe. mama izi nkweto se? izi zo ndaziguha. nibyo? ntunyemerera ko utazazigurisha. nibyo mama wazimpa? uzi ko rwose ntazi kugendera mu nkweto ndende. izo si izanjye. ikindi kandi uwo mubyeyi twaganiriye mubwira ko mfite umukobwa w'inkumi nuko atereka noneho ngo inkweto n'isakoshi igirayo nigere noneho ndasaze. mana nyagasani akira n'isakoshi yawe uzigerane. ariko ziranda ndabona zikubereye. data we n'isakoshi mama ntibishoboka. uzi ko iyi sakoshi n'izi nkweto bisa. imana imubera umugisha. humura rwose sinzabigurisha ahubwo mbonye ibyo nzajyana mu bukwe kwa gatandatu. mama aho wabereye noneho wabonye ikiraka gisobanutse pe. ukuri njye nta kiraka kidasobanutse merani. gipfa kuba kintunze sinsabirize ndabizi sinibe urumva. ndabyumva rwose. ni imyenda yayimpaye ntayo musabye rwose genda nyuruko. ndakuzi ma ntabyo wamusaba ariko njye ntukancire urubanza kuko nkeneye kubaho neza mama. urumva nkeneye kubaho kandi kubaho nk'umukobwa wiyubashye sibyo? umukobwa wiyubashye ntabwo yiba urumva. iyo ngeso wireke ntizagukiza ahubwo ushakisha akazi nawe nk'abandi bakobwa niyo kaba kaguhemba make ariko rwose mwana wanjye b'inyangamugayo tutazarangiriza ubuzima bwawe mu munyururu. ikindi kandi ibyo wampahiye bisubirane iwawe nakurahiye kuzarya kubyibana. reka shabi ibyo uvuga urabivugisha ukuri cyangwa gusa urumva nabakubeshyera icyo firi inkuru simbarano rwose narabiboneye neza donata afite umukobwa rwose basigaye basohokana mwiza cyane rwose ucisha make witonze witwa Melania. yewe niko oya simbyumva rwose ukuntu donati yambisha ibyo bintu. oya ni ukuri pe ntanamunyereke ntanamuvugeho ye urumva ukuntu agira ibanga aragura arabeshya tu. ese ubundi ari sinzi uwo barimo kuganira hanze naho ubundi nanjye ni amahirwe nagize ngo mbonane n'uwo mukobwa.
yagiye kubona mbona baricaranye hariya muri bingaro. reka da ubwo natse umuseriveri fanta y'uwo mukobwa kuko ari byo yibashyira. Maze nihera ijisho rwose murebe. ubona ni ikizubazuba. ntumbwire ko na n'ubu bakiri muri bingaro sha. reka njya kureba ahubwo. reka da si we nataba yabihishe. sindongera kubabonana. ariko ntacyo buriya ni ibitanga icyizere. nizere rwose ko ubu gahunda azazishyira mu bikorwa vuba. ntagere vuba rwose. maze tukava hasi rwose tukamufasha sha, tukitanga tukamutwerera tukamukorera ubukwe. nibyo rwose. sijuga twarabanye firiya. njye na donati nanjye imana yadukuye ahakomeye. sha twasangiye akabisa. niyo mpamvu rwose tugomba gukomeza tugafashanya. ubundi urabivuga urabizi sha. njye nibuka ukuntu twajyaga turya ibiryo byo muri mondisi sha. ubundi twarangiza tugatangira abagore tukabashikuza amasakoshi. uretse ko rundi wari ikinyabwoba habija wari ikinyabwoba. watugenderagaho. yambwira umugore n'umwana ubuzima nabayeho ko navuye kure. kariyo mpamvu nkora uko nshoboye rwose ngo mbitangire batazagira ubuzima bubi nk'ubwo nagize. twabayeho mu buryo buteye agahinda. nta mubyeyi tuzi sha. sinzi ngiye niba naranabagiraga. njye nzi ko namenye ubwenge nibera mu ngangi hariya mu mujyi. ngiye nzi ko data yankubise umuvumu yababuye ndiruka kuva ubwo sinigeze ndeba inyuma. nuko naje mu mujyi. ariko ubu ndashima imana rwose ko nabashije kugenda nzamuka buhoro buhoro. sinige kwiba. ariko wahisemo neza. ariko wowe wanagize n'amahirwe ubona akazi ko gukubura muri resitora. bityo rero ugenda unamenya n'ibyo gukora mu gikoni gahoro gahoro. kugira ngo ubone umukozi ukomeye arega agera n'aho bagushinga resitora. none dore watse n'inguzanyo sha ufungura iyawe. reka niyo nguzanyo sinkivuga. narangije kuyishyura kera. rekora. ndi umugabo wubatse ufite umugore n'umwana. ni wowe umaze. urandamuzeho mbyara ubu njya mufasha rwose mu masaziro ye. twahisemo neza habi. twanga gukomeza mu nzira kuko amaherezo yacu twari kuzarangiza nabi. ariko uzi ukuntu donati yari umubingwa wo gukora mu mifuka sha. yaraga kumwibutsa kuko arabyanga. ariko imana niyo nkuru pe. twavuye kure sha. numva inkwene nari yose ra. icyo kiganiro murimo rwose umenya kiryoshye. ahubwo nanjye kingereho kiraryoshye. niba murimo guseka ibiki. reka byagatana wowe usigaye ufite inkumi warangiza sha ukayiduhisha. inkumi ne muravuga mera niyo se. tuba twayotse sha. wamubonye ute se habi. mera niyo se rwose yujuje gahunda. ahubwo vuga urabura iki. vuga tugufashe rwose nawe ugira icyo wibwira rwose dona. ari wowe usigaye mu bo twabanye tukabasha kuva muri bwa buzima buteye agahinda. gushaba umugabo. ngaho se nimumbwire niba turi kumwe murebe ngo nanjye ndikubiturushye. maze nkava dore mu buru bwigunge bw'ubuseribateri dore nanjye nkajya mu bagabo nk'abandi. kuko icyo ari ikibazo kuri twe. njye nkurahiye ko nakwinjira muri buri duka riraho. ntabwo intwererano yawe kandi aha mu mujyi se n'indi utakuzi dona. ababingwa bose rwose babyirukiye aha mu mujyi barakuzi. ntawe utagutwerera pe. kandi ntudukirije dona turakomeje. gahunda urayifite cyangwa habaye iki ko mbona uriya mugabo ahungabanya arakaye. jya kubaza firiya umenya bamwibye telefone ye. ndabona rwose basa n'abayishakisha. oya rwose oya habi ntawiba ahangaha. ikindi ashobora kuba yayitaye asohoka mu modoka. hasebye resitora yacu nta bajura babaha. ese waje Melanie? naje ahubwo akiri umfashe gufunga ikanzu ndabona byananesha Edi. uragiye se? ndagiye ahubwo nakererewe
ubu abageni bavuye mu rusengero. ugiye mu bukwe bwa ndetse noneho Melanie sha nubwo umwana w'inshuti yanjye turasengana turasengana uruhe rusengero ko ntawe utajya gusengera se we mu Gatolika cyangwa ni mu Badive uyu ubwo no mu barokore wimbaza byinshi yewe mfungira nakererewe ngaho hindukira ngo ufungire neza korera neza utayica ariko urantungura cyane Melanie izo nshuti zawe uhora utahira ubukwe ko nta n'imwe ndabona yagusuye n'abantu mumenyana buke barongorwa bikarangiriraho ariko zigiye nakubwiriye ko nta bantu nshaka ko baza hano kuko ari hatoye ntago wumva ubwo uragira ngo nzakubwire mu ruhe rurimi koko Hedi gusa mbona bidasobanutse ukuntu amafaranga yose ukorera uyamarira mu myenda n'inkweto byo gutaha ubukwe ubukwe bw'inshuti zawe ntajya nkubonana nazo hanyuma se uguheruka mu bitaro ninde wagusuye izo nshuti nahera ubukwe uzazibona igihe nanjye nzatekereza gushinga urwanjye yewe uyo ntawe ubukwe bw'abandi rega mba niteganyiriza ntumbwire ko nawe ufite iyo gahunda ukabona abereye sindakubonana n'umusore ariko uzi ko udasanzwe Melanie abandi bakobwa baba basohokana n'abasheri babo babazana ngo tubarebe naho wowe Edi uzi neza ko abasore nta rukundo na ruke mbagirira kuko nibo soko y'imiruho yose nahuye nayo mu buzima urumva ubu iyo data batarateye mamida ngo amujugunye ntabwo mba ndiho uku nguko mba narize nkawe mba mfite akazi keza aho kwirirwa njya guteka umutwe mu mujyi ngo ndebe uko ndamuka ariko Melanie ntekereza ko utariho nabi ahubwo niwe udashaka kwiyakira ikindi ucunga amafaranga yawe nabi rwose uyamarira mu makanzu meza yo kujyana mu bukwe aho wayashoye mu bindi byakugirira umumaro ubwo bukwe nta nicyo gishoro cyanjye Edi ahubwo we uranyibukije sha akaparufe kanjye kashizemo wamaye kuri ya deodora yawe nkitera nta kibazo gafate hanyuma se Melanie akaze cyane ndakumva ko hari umwana twigana ukeneye telefone kandi ko namubwiye ko hari umuntu nzi ugurisha telefone zawe ukazi yo kuri make ntazo ugifite sha utaratanga ngo nzabahuze sha naraye nzigurishije zose ubu hari umuntu nabonye tuzajya dukorana nzajya muri izo naranguye nawe ndangurire nyine ajya nyungukira urumva sinzajya nunguka menshi ariko nzajya nzigurishiriza rimwe mbona amafaranga yo kugenda ngura izindi urashoboye icyakora ni ukuri njya nibaza ukuntu bashoye umurimo wawe n'ukuntu umenya ko abantu bafite telefone zishaje bagurisha ibyo byihorere Edi buri murimo w'uburyo ugira ubuhanga bwawo cyocyo simfite diporome ariko ubwenge bwo kwirwanaho ndabufite wita ku masomo yawe rero naho njyewe ndeke njye ngumya nguteke gusa nyine nashaka kugufasha ngo ubwo wabonye uwo muzajya mukorana njye nanjye nkubariza ku ishuri abafite telefone zishaje bashaka kwikiza jya uzibagurira maze ubashe kuzungukamo nawe nakubwiye ngo ita ku masomo yawe we ibyanjye wibindekeye nzirwanaho ngaho reka ngende ni aha nimugoroba genda Melanie genda rwose kuko ndi hafi kugutahura ntabwo ndinjije bishoboka bite ko umunsi watashye ubukwe cyangwa wagiye gutabara izo nshuti zawe zitabaho ari gutahana telefone waranguye ese aho zaba arizo yiba mu bukwe ndashize nkaba mbana n'umujura bakazamfungana nawe ihangane Mera ihangane ni ukuri icyo twakora ni ukumusengera ngo Imana imuhe iruhuko ridashira gusa nta kindi babarira wihangana ese nawe waje gutabara Dona ndahari simbyumva rwose ko yatuvuyemo nyakwigendera se mwapfanaga ikimerane n'umuntu wanjye ni mwene wacu ihangane nta kundi nyiri umuvandimwe
tugende ndabona imihango irangiye. ariko sinumvise aho tujya gukarabira ariko ntacyo reka dukurikire abandi mfite ivatiri yanjye ngwino ngutware tugende tunaganira kuko nkubonye nagushakaga. urakoze cyane tugende. ngwino tugende. ahubwo se nakamushwara ufite aho ngaho dona. papiye mushwari se ntacyo napfuye ngaho akira kandi rwose ihangane rwose. urakoze cyane. ihangane cyane pe. umuvandimwe arambabaje gusa Wihangane. ntigendere. wihangane nta kundi. ihangane tuza kandi rwose gusabye kwihangana bikomeye. nigendere twamukunda. oya yagiye nta kundi kandi ntacyo wahindura. nta nicyo nahindura byo. Munani imodoka yawe siri hehe? ngiye imbere tuyigezeho ni inaparitse hafi aha. ahubwo reka ngufungurire ahubwo. urakoze cyane. nakubeshyeraye nakuyobewe gusa rero nabonye umukobwa wishwe n'agahinda n'amarira yambaye rinete fibi za zindi nyine zitabona gusa nkomeje kwitegereza mbona ni wowe si kuri mwiza merani. mbabarira cyane dona. ayo magambo asize umunyu mbabarira yandiye rwose. nta kibi mvuze da. none se merani siko nari ngiye gusarara aho neza. dore turi twenyine mu modoka ntawe utureba. aba bantu baje gutabara bazi cyangwa ntabuze. ariko ibyo bibazo byawe nyine nsubiza. ati imodoka tugende dukurikira abandi tujya gukaraba. wimbaza byinshi rwose umutwe urimo urananyiriye kubera kurira. ibyo warize rwose bikomeye. ntamaze pe. bikomerane hari ikintu mpora nibaza kuri njye nawe. ariko si ubundi ikimana ihora iduhuza mu nzira. wamenye ugomba nawe kuba wibaza icyo kibazo. reba abantu bose baraha imodoka zihuzuye ariko ntibyabujije ko nkubona ndetse nanakubona wiba telefone umugore mwari mwegeranye. wambonye se dona? nakubonye nyine. wakomeje kwiriza urangije umwaka papiye mushwari ubundi nawe akora mu isakoshi ngayiguye. arangije ntiyafunga neza isakoshi ye ubu uramwiyegereje telefone urayifashe niko kwimuka maze ugeze hirya wijyanisha nk'ujya kwitaba ubu urayizimije. nakubonye rwose. nibwiraga ko nta muntu wambonye. ashwi njye naguteye imboni. naguteye imboni rwose. none se dona wowe waje gutabara cyangwa waje kwiba? maze nkubwiye ko ntazi niba n'uwapfuye ari umugore cyangwa ari umugabo. ntiwabyemera. ariko nyagasani we igihe cyakora nagize amahirwe yo kubona ifoto ye. ni umusaza. ntiwumva. hanyuma se wabashije kuronka? oya merani sinkubeshya rwose ntabwo nabashije kuronka ariko iri joro ntibwira ntararonka pe. nabyiyemeje ngewe donati kuko ndajya gukaraba ndajya yewe no ku kiriyo ndakeka hari abantu benshi yewe n'inzoga nyinshi. noneho turajyana bityo tumara n'irungu. ntacyo rwose gusa namaze kubona ko uri umuhanga kundusha. kuva uri umugore ntawe ugukeka. nta nkeka. ikindi uri umukinnyi pe w'umuhanga neza neza. uza amarira warize. byo bamaze kuba umuhanga da. oya wagira ngo warabisohokeye mu ishuri. gusa nkeka ko ibyo edita yavuze ari byo. sinzi gucunga amafaranga habe namba. wa mugani igihe nahereye niba kukintakira. kukintakira ngo byibura mbashe gukodesha inzu nziza isobanutse. aho turatandukanye rwose njye kuko njyewe donati mbaho neza cyane rwose nzi gusohokera ahantu haryoshye nkarya neza. mfite n'imodoka. mbese ahubwo se dito uvuze ni mugenzi wawe muhuje umwuga se? oya teta n'umwana mutagatifu ntiyakwiye. ntazi niyo bigana. nabiduharire ntazi ko ari nabyo nkora. nabiduharire gusa twaramenyanye dufatanya ubukode bw'inzu
we ni umunyeshuri muri kaminuza. naho ubundi rero Melania birashimishije kukubona rwose. mbere y'uko umpa iyo telefone wibye ngo nyikugurire hari umushinga nari ifite. umushinga rwose nashakaga kukugezaho kuko mbona twawuvanamo ifaranga. uteye tugakora ikintu kigaragara tukareka kwiba kuko nta mugisha urimo. wivuga nk'ibyo mama yirirwa avuga rwose ndagusabye. imivumo ye ntizatuma amaherezo bamfata. uzi ko nta namugurira igitenge ngo cyambare. si ngaho se nyine ibyo nakubwiraga. ngaho rero ntega amatwi. pfa kumbwira. ntega amatwi rwose ubundi nkugezeho igitekerezo cy'ukuntu twasohoka neza muri iyi ngeso yo kwiba kandi turi abakire. niba nabona ifaranga mbwira kuko maze kubona ko ibyibano bitanagwira. ntega amatwi nkubwira ubu ngewe Donato kundeba mfite inshuti nyinshi kandi zinkunda. hariya mu mujyi zirahari ziruzuye. ndabyo inshuti twabanye kandi zanyitangira pe. ndetse mfite na marume w'umukire. umukire bisubiremo utumukire. umukire umuherwe rwose. nubwo tudakunda kubonana ariko nzi neza ko nawe namuvanamo ifaranga kagira inkuru rifatika kandi hanyuma reka dupange ubukwe. uranyumva? reka bisubiremo ngira ngo ntiwabyumvise. ndakubwiye ngo reka dupange ubukwe. komeza numbereze. dufate itariki nkwereke inshuti maze urebe ngo zirantwerera kakahava. ahasigaye umunsi w'ubukwe tuzazimire n'inote zacu tuzajyaho batatuzi dutangire ubuzima bushya. kwiba tugire dute tubyibagirwe tubisezere. nuko kandi ibyo se ko ariwe uzabyungukiramo ni jyewe. ariko uranyumvira wowe ufite inshuti nyinshi ngewe nta n'imwe ngira. ibyo ntabwo ari gusa urumva dupanze ubukwe ninde wantwerera. wowe wizeye amamiliyoni naho ngewe nzataha amaramasa. wumva reka nkubwire Melanie iki aho uribeshya cyane rwose. urumva umuntu wese iyo agiye gukoresha ubukwe ntabura abamutwerera. uko bimeze kose ni umushinga w'uzungukamo ngewe numva nta nyungu nimwe mfitemo. oya ntabwo mbyemeye Dona. wikwanga Melanie. oya rwose ndakubwiye ngo byemere kuko nkwemereye kuzaguha kuri izo ntwirano nzabona rwose nzaguha umugabane wawe. mbyizere ntese wowe byizeye inteye uko bimeze kose uri umujura sinakwizera. mbwira icyo wifuza. sishobora. urumva Melanie iki rero mbwira icyo wifuza rwose ariko uyu mushinga tuwinjiremo kuko urimo inyungu ndakurahiye. izo invitasiyo zose ni izande Melanie? ndahubwo mfasha kuzishyira mu mabahasha Edi. hoya nako ngwino mfashe kwandika ku mabahasha kuko ariwe ufite umukono mwiza. hanyuma nyine iyo uzajya urangiza nzajya mpita nyishyira mu ibahasha. simbyumva kambanze ndebe. twe umwiza Melanie na Gatari Donati twifatanyije n'umuryango n'inshuti mwifatanyije tunejejwe no kubatumira mu bukwe bwacu buzaba. ntibishoboka. urabeshya ugiye kurongorwa. ariko Edita rwose ni igitangaza se. hose ubwo ubona ndi umukobwa mubi ku buryo nta muhungu wanyemera cyangwa wari uzi ko byandangiranye ntagumiwe. reba ni ngewe. Melanie ntabwo mbyumva rwose. azi icyo utumva ni iki? imyaka 2 tumaze tubana sinigeze rwose mbona hari umusore uza kugusura. nta n'uwo yewe uvuga ko yaba ari inshuti yawe. nta n'ubwo wigeze umbwira ko hari gahunda ufite. none ugize utya uti ngwino mfashe kwandika ku ma invitation y'ubukwe. nizere ko utarakaye kuko nabiguhishe Edi. ndababaye rwose. ndababaye ko wabimpishe. wibabara rwose. tubana mu nzu imwe ariko kandi ntibisobanutse. njyewe sinumva ukuntu ugiye kurongorwa utarigeze ugira igihe cyo gukundana. Melanie urahubutse pe. ntabwo mpubutse rwose. ntabwo mpubutse Edi. uwo musore nawe wamubonye ntiwamwitisha. hanyuma se kutavuga izina rye siko wagira ngo ntunamumenyereye. ariko nawe Donati se
aho tutamenyeranye se ahubwo ni hehe buri wikendi niyo tuba turi kumwe mu bukwe bwose mba natashye ni naho twamenyanye. niyo mpamvu rero utahana ubukwe bwinshi ni uko hari aho uba ugomba guherekeza fiyanse wawe. wabimenye rwose naho kuba narabiguhishe nta kindi rwose ni uko ntari mfite gahunda yo kurongorwa. uzi neza ko ibyo gukundana atari ibintu bindimo cyane. gute se ariko Donald turamukunda. Donald erega amaze igihe anyirukaho ariko nari ntaramenya ibye neza ntarafata n'icyemezo. none mbonye ntamwitesha ntakomeza gutinda mu makoni. nabonye ari umushinga wanguka da. Donald ni umusore uzi gushaka agafaranga. ngaho zana nkwandikire ku mabahasha. akira. ariko si disi uzanyere ku fiyanse wawe uzi ko mfite amatsiko kumumenya. umuntu arumva nagutelefona na rimwe se. uzamumenya rwose cyane cyane ko ari wowe uzaba fiyedoneri wanjye. ntati ni umusore mwiza rero ntagira ngo narihangitse. shawa zamunyeretse Melanie ndakwinginze rwose ndakwinginze pe. oke nari mfite gahunda yo guhura nawe uyu mugoroba. ngaho se kuza tujyane mumenyane. ariko uramenye uvuge makeya urumva. kubera iki se urabona hari icyo navuga cyakubangamira Melanie. hoya ariko wenda ushobora gucika ukavuga ko nshaka kurongorwa nawe kuko birimo inyungu. aha humura sinakuvamo ahubwo se uratumira abandi we konzi ko nta nshuti ugira. hari abo twagiye tumenya naho nabaga natashye ubukwe cyangwa natabaye. hari n'abandi tuziranye mu bya bizinesi zanjye. yego si benshi ariko intwererano nzayibona da nubwo nayo izaba itari nyinshi nk'uko mbyifuza. ahubwo edi ejo Donald agomba kujya kunyereka kwa nyirarume we w'umukire. nzambara iki? Melanie imyenda yo si yubuze rwose. ahubwo we hari udukweto n'isakoshi nakubonanye utarambara na rimwe wazabirunze. yego we bimwe mama yampaye. ese ni mama wanabiguhaye? uranyibukije ahubwo urakoze cyane ni ukuredi. mfasha rero imyenda bijyanye. oya imyenda nayo urayifite rwose. rwose ntumve kuri wenyine Dona. oya nibyo rwose ndabizi. turagushyigikiye. murakoze rwose. njye na Antoinette tuzagufasha uko dushoboye rwose uzatubwira icyo wifuza. yewe ndabashimiye murakoze rwose muraho. mumbabarire rwose kuba ntaraberetse hakiri kare fiyanse wanjye Melanie. amakosa asaye n'ayanjye ndayemeye. ninjye wabuze akanya rwose. Donald kuva kera yashakaga kujya kunyereka nyirarume ariko gahunda ntizihure. rwose gahunda zigahurirana ari nyinshi. ntimwirenganye rwose ibintu byarahindutse umwanya usigaye ubura cyane rwose. ese ubundi ukora akahe kazi Melanie? Melanie se Melanie kuko ari femme d'affaires rwose. ni umugore rwose ni umukobwa w'igitangaza. ubu nimumurebe gutya ngo aracyari muto yarakamiritse. ntaho abeshya. ajya Kampala Nairobi za Goma n'ahandi ntarondogora. akarangura imari akaza akagurisha gutyo ntabwo yoroshye rero rwose. ntaho ubwo nawe mwamenyaniye rero Dona? niho twamenyaniye rwose. mwamenyaniye muri izo bizinesi zanyu cyane. ahubwo nakomezaga kureba Melanie nkibaza aho muzi none ndahibutse. muranzi munzihe se? wigeze kuza ku kazi aho nkora kugurisha telefone n'umudamu dukorana. nibyo ni wowe rwose ndakwibutse. byashoboka rata kuko ntaho ntagera. oya ntaho atagera byo. ntaho rwose. ubwo niwe waramubonye. ngira abakiriya b'inkweto ibitenge amasakoshi bubu n'ibindi nyine. ubwo ndateganya kujya njya no mu Bushinwa. numva warakataje cyane. ntabwo yoroshye. rwose turishimye pe. kandi rero buriya turi kumwe rwose. oya turabizi turabashimira ubwo rwose. tuzagumya tuvugane Dona. ujye utubwira aho ibintu bigeze hanyuma tugufasha ibyo dushoboye. oya murakoze cyane rwose ndabashimiye pe. kandi rwose njyewe na sheri wanjye turabashimira uko mwatwakiriye. rwose turabashimira. amasaha yagiye rero amasaha yagiye
kandi ejo ni akazi muturekure tugende. Ikindi rero kandi ejo na Melanie afite isafari. ubwo ahubwo tugende sheri. nta kibazo birumvikana rwose. reka tubageze ku modoka. murakoze cyane. twishimiye rero ko kumenya Melanie. ibyo rwose turakwishimiye. wumve kuri umwana mu rugo rwose. murakoze cyane ni ukuri. ugeza wisanga kandi mu rwose. muryango rwose umuryango wose wishimiye kukwakira nk'umukozi. murakoze turakwishimiye. nanjye ndabishimiye. muramuke rero. muramuke neza. muramuke neza Melanie. muramuke mama. ariko Melanie, karame. reka nkubaze akantu. nta kibazo mba. oya rwose mbabarira gato nkubaze. nta kibazo. niko hari icyo waba upfana n'umubyeyi witwa Marina? Marina? Marina wa hehe? ntacyo byihorere niba utamuzi. Marina ni umumama nkunda cyane, ujya uza kumfasha kumesa. uramuke nawe Dona. muramuke. musigare amahoro kandi mugire ijoro ryiza. yego namwe mugenda amahoro. muramuke neza. yego mugenda amahoro. wa mugore we, Imana ikora ibitangaza rwose. Imana yarokoye Dona turiya. yewe umva twinjire mu nzu nkubwire, ndumva hanze hari akayaga gakonje. yewe uti ngo Imana yarokoye Donati? kubera icyo uvuze utyo se mura? Donati uriya uriya muhungu yavuye kure rwose. atese yari mayibo bahangaha mu mujyi. reka da. twari twaramubuze twese. kugeza ubwo naje kumuguha nkoze mu mufuka nuko mba ndamufashe. yageze aho sinigiciye wa muntu we, mbona isura iciye mu maso. ayiwe. ubwo rero abantu bashatse kuza kumukubita. birumvikana. nuko ndababuza, mutwara ahantu njya kumugurira ibyo kurya no kunywa. turaganira. usanga ni mwishywa wawe. wahora n'iki? ibyo bintu sinari mbizi. sinigeze nshaka kubikubwira. cyane cyane ko Donati atanagenda ahangaha cyane. ubwo ntahagenda. kubera ko buriya uko yakuze yibera mu muhanda. na n'ubu ni umuntu wigenga cyane rwose, udashaka kugira uwo akenera akaba nyamwigendaho pe. yewe byaje kugenda bite se ngo ave mu musore muzima wiyubashye? yewe rwose ibyo uriya muhungu se ko ari birebera. reka niwe wirwanyeho, hanyuma ibyo kurara ku muhanda no kwiba byivanamo. none dore agiye kutwereka ibirori da. Imana ishimwe pe. yagize ubuzima bubabaje. wahora n'iki? ariko ni byiza ko yabashije gutera intambwe. yabaye nka nyirarume rero. icyo uzakora ni ukumuha urukundo atigeze abona mu buto bwe, ukamufasha mu bukwe. rwose tugomba kugira uruhare rugaragara mu bukwe bwe nk'umuryango. kuko kuva kera nakomeje kwicira urubanza ko ntacyo nigeze mumarira. iyo mufasha akiga atari kubongera. reka wikwirenganya, byabaye byarabaye, kandi Imana iguhaye amahirwe yo kubikosora ngo urekere aho kwicira urubanza. ahubwo mura, hari ikintu nabonye kidasobanutse. kidasobanutse? iki kise kandi ko abagore namwe mureba kubi. njye nabonye we n'uriya mukobwa badakundana pe. ndakurahiye. umwe yari akonje n'undi akonje, ntawe utinyuka gukora ku wundi, ntawe utinyuka kureba undi mu jisho. sinzi. ariko kandi batubwiye ko bamaranye imyaka 2 yose da. ariko wamugani buriya se ntibyakagombye ko baba bamaze kumenyerana wa mugani. ibyabo rwose byanyobeye, nta mimenyeranire yabo. wagira ngo ahubwo ntibanaziranye, njye niko nabibonye. yewe ahubwo ko narinzi ko ugiye kumbwira kuriya mukobwa yari yambaye inkweto afite n'isakoshi bisa n'ibyo nakuguriye i Dubai igihe ubyaruriye sana. sinzi biriya sibyo ra? nawe se wabibonye? nabirebye nabonye ndanuma rwose. burya namwe abagabo musigaye mureba yesu. nabibonye pe. nibwiraga ko utabibonye. ora uzi ko nabonye bisa n'ibyanjye 100%. oya nibyo rwose nabyite gusa ibintu nizaniye nabiguza ari njye wabitoranyije nabi.
ntabibonye pe ahubwo nanaketse ko ari byo arega nibyo kuko impamvu nabitanze ni uko hari aho iyo sakoshi yakobotse kandi nahabonye nanjye nahabonye. zere kutasaza ariko Melanie urimo uraseka iki mbwira rwose urimo uraseka iki mbwira yewe reka guseka shaka niba ndaseka uyu mukino turimo seko umukino turimo shama yenda nta tuzi kubeshya papa arawa mbese nkurusha kubeshya Melanie ariko ubwo rero ngo bagire ngo reka wari wigize nk'umukobwa w'umutima ugiye kurongorwa waba ujya mu bukwe ukitwara nk'umuntu wo mu mbere wajya gutabara aho utasi waragize ukarugahogora ariko ukambeshyira ngo ngenzi kubeshya ariko yo ni ukuri noneho ariyo kwa nyokora umenari namwaye pe nyakora bari bavuze ko wifata nyokora nawe nta kibazo ariko umugore wa Antoinette ntabwo ijisho yandebaga ntubeshye yakwitegerezaga cyane we nkavuga ariko uyu mugore arakureba ikira ariko naje kumenya impamvu buriya hari aho yakubonye hari aho yari yarakubonye rwose ikindi wambaye inkweto ufite n'isakoshi by'ibisirimu uze ntubireba wowe oya wibinyibutse yavuze ko hari ahanze umutima umvamo nakureberaye mbona wakanagujwe basindaga gukuvamo nagize ngo hari aho yambonye nikorera mu isakoshi ahubwo dona yawubarije Marina uwo musatsi umvaho neza Marina uramuzi Melanie Marina nyine ni mama wanjye mbese ariko ntumbaze aho baziranye ntumbaze nawe yamubonye rwose ntunambaze n'ukuntu yabashije kuduhuza na n'ubu sindabyumva ibibazo byose wabazwaga warebaga hejuru ariko nitwaye neza ni ukuri kugeza ubu ngubu nta muntu urambwira ko nsa na mama bavuga ko nsa na data kandi nawe sinigeze mumenya ubu se yaduhuje ati ariko nubwo wakanagujwe uko bimeze kose byagenze neza byagenze neza iki nicyo cyari ngombwa kandi nzi neza ko marume azantwerera yivuye hasi uragiye se ko byibura azagwa nk'ibihumbi 100 dona rahira ugatinyuka ukavuga ubuhumbi ubu ngubu 100 ariko rwose rasekeje pe numva nkubwire Melanie kiruta ahubwo ashobora no kwishingira icya kabiri cy'ubukwe reka ni umuherwe nabibonye ikindi kandi nyakora umushobora kuba gukunda cyane buriya rero singiye kukubiye kuva kera marume yashatse kumfasha ndamunanira reka pe neza kuko ntajya yibabarira kuba njye na mama baradutereranye nkiri muto kandi rwose kamuhora gahora n'impanga yako ugerageze kunsiga kuri gare mfate taxi cyangwa moto tandenze yashawe wihita usiga Melanie ariko urabizi dufite byinshi bituhuje ariko ntituziranye ubwo mara amasaha menshi nkwibazaho nkushakisha nibaza aho uri ibyo urimo ukora ubona ifite ubwoba se bw'iki ko wenda abapolisi bagufata bakagufunga urabyumva nyine ko mpora ngutekereza ariko yewe wisetsa pe ugiye kuba nka mama agera kugira ubwoba we kwishyiraho mu mutwaro rwose Melanie ni iki ubu kuri njye ntabwo ukiri umuntu usanzwe ari we ibyo banza ubimenye uyu mushinga numva urushaho kugenda uduhuza urumva reka nkwireke nk'ubu kuba twajyanye nkajya kukwereka umuryango n'inshuti iyo ntakubonye numva ngo ukumbuye regera aho dona ntakintu rwose sinkunda amagambo nkora ku mutima kahore sinkunda umuntu unyereka ko nyitayeho kuko ibyo simbimenyereye habe namba witayeho ndumva nta kibazo reka simbikeneye menyereye kwiba ese ubundi
kuki utarongora kandi umaze gukura dona wabujijwe n'iki reka nkubwire igihe cyose nkiba ngewe donate sinzarongora neva kuko mfite isoni z'ibyo nkora sinshaka rero kuzakomeretsa umugore wanjye n'abana banjye byumva kuko nanjye numva nta musore wankunda ntarahindura ubuzima ubu se n'uwo musore nabeshya nk'uko mbeshya Edita koko esa mvumbuye Melanie ndakumva nubwo bwose ufite ako kageso uri umukobwa ufite igikundiro kandi igihe kizagera amateka yawe ahinduke tuba abantu nk'abandi nawe uri umusore w'igikundiro dona tekereza ko abakobwa benshi bakwirukaho Imana izagufasha rekera kwiba maze wubake ubundi buzima ubuhoke ukunde ukundwe nibyo nkwifurije rekera udatuma ndira Melanie kandi ndi umusore uyahumura kuko mu bakobwa bose nzi ni wowe unzi neza ni wowe uzi ibanga ryanjye noneho kunyanga ni wowe urimo mpumuriza ntimwari muherutse kudusura Melania yambwiye ko mwabonye ibiraka byinshi byo kumesa mu ngo zitandukanye yewe ni ukuri rwose ndabona ahubwo bigiye kuba umwuga umunsi umwe ku cyumweru n'undi uhukaho gusa indi minsi mba nagiye mu zindi ngo hari abo mesera hari n'abo nkorera mu busitani bw'indabyo ni byiza rwose ahubwo niba ufite imyenda myinshi yo kumesa uzane ngufashe mu gihe ndindiriye ko Melania aza kuko simuherutse pe oya murakoze nta myenda myinshi mfite n'iyi gusa kandi murabona ko ngiye kuyirangiza uyu mukobwa se ndamutegereza kugeza ryarira yewe naba nkubeshye kuko muri ino minsi Melania arimo aratanga invitation z'ubukwe ntahumeka pe ngo inki nashaka kuvuga za mpapuro z'ubutumire bw'ubukwe bwe na Donati ngo ubuki ubukwe bwa Melania se ubwo se ushatse kuvuga ko utazi ko Melania afite ubukwe mu mpera z'uku kwezi ndakakubura rwose Dita we ibyo ntabyo nzi ndakabura umwana wanjye Melania ubwo se birashoboka ko umukobwa wanjye yaba arimo yitegura ubukwe njye ntabyo nzi urabeshyama ahubwo n'igihe wumiwe ubwo si byo koko birashoboka ntibishoboka nyine umenya wiganirira cyangwa wibeshya ari undi wundi uvuga aha ntaba mbabeshyera iki ngaho nimuze mu nzu mbereke invitation z'ubukwe namwe mwihera amaso muze rwose oya simbyumva we singizi Melania yagiye kurongorwa se oya we njyewe nyina wamubyaye ntabizi ubwo se umwana wanjye yamemukira bene ako kageni oya we ndabizi pe ntacyo mbahishe izo zose ni invitation z'abantu bose azatumira maze ahubwo izi ni nkeya kutavuga asize amaze gutanga abantu bose barabizi mpereza ndebe umuranzi gusoma ayi mana we uzi ko ari byo koko ndagira ntewe mana ishobora byose dore banashyizeho ifoto yabo ubu se koko umukobwa wanjye yarongorwa ntambwire ariko ibyino si we ako mama buriya rwose yabuze akanya ndumva nta mpamvu yabiguhisha azaza kukubwira witegure kwakira inkwano reka ngire izo mfataho nanjye nzatumira abagore b'inshuti zanjye hatatazava hazimara atampaye fata ariko ntufate nyinshi numvaga avuga ko zibaze akira wowe utware nk'icumi wenda zonyine mpereza akira 10 zonyine urakoze mwana wa ariko ndumiwe ndumiwe pepe Melania yanyeretse igihandure mana ishobora byose we ndumiwe gusa yangane mubyeyi utese mama nubwo ni iki gituma wumirwa koko mu buryo uburyo wiyamira bikansanga hanze nibyo koko mwana wa mbwiza ukuri koko ugiye kurongorwa ngahore nibyo mama
ngiye kurongorwa ariko akaga kabaho gusa nabuze umwanya wo kuza kubikubwira kuko ni gahunda zantunguye ibyo nakubwiraga rwose ejo ko umwanya waramubaye muke ukarongorwa n'umusore koko ntanamuzi utari wanamunyereka ariko niko Melanie mukarama mama ni wowe urimo ugira nyoko wakubyaye utya ariko mwana wa koko mama wibabara ahubwo ishimira ibimbaye sibyo kubyara we aya ntabwo ari ukukwanga cyangwa kugusuzugura gusa ibyanjye na donati byabaye nk'ibyihuse mubabarire rwose ese ubundi ko mbona utanezerewe nk'umukobwa ugiye kurongorwa mwana wa harimo ikibazo oya nta kibazo mama gusa nyine uranzi uzi ko ntajya njya mu birere ntubizi wese kuva nkiri muto ahubwo mama hari icyo nashakaga kukubaza iki umugore witwa Antoinette w'umukire muziranye nta mugore witwa Antoinette nzi none se abakire ujya kumesera bitwa abandi umwe yitwa Maminesi undi ni Mama Juma Mama Sano yewe si ibyo nkubajije ndashaka kumenya amazina yabo ya nyayo ntabwo nshaka ibyo byateye byaba mama nde mama kanaka genda nabyanga akuwira karamira ni uzi ko abamama benshi muri iki gihe ntawe bahamagara amazina yabo nibyo ntahamagara abamama kanaka ntabwo mbikunda ibyo ndashaka amazina yabo none se we nubyara ari ubwo tuzongera kuguhamagara Melanie ababwira iki ubwo mutegereje kuzabona umwana nabyaye rero murambabaje ndabona rero inama y'uko irangiye nibyo rwose abasigaye ni ahacu rero uko turi batatu tukinegura twinegura si ko ibintu byagenze neza kurusha uko twabikekaga byagenze neza ubukwe rwose bwawe shabore n'imana dona wabonye abantu bose ukuntu baje kwitabira inama y'ubukwe bwawe yewe simba beshyenge n'umwe rwose mbura icyo mvuga gusa icyo nakora ni ukubashimira gusa murimo kumbera nk'abavandimwe wumva rwose ntuzatume umutwe duhari ndabafite hari ikibazo se nagira tuzagufasha nk'abavandimwe icyo mbakundira rwose iyo bahasha rero naguhaye uyibike neza iyi ngiyi irimo intwererano y'abantu bamaze kungezaho reka nyikoma umufuka ahubwo ndetse harimo n'agapapuro kanditseho ayo buri wese nyine yamaze gutanga oya humura reka nyishyire mu mufuka ahubwo iyi mverope rwose ntabwo nayita ahubwo ejo nzazinduka njya kwishyura ibintu bimwe na bimwe no kureba ko ikote ryanjye nyine ryuzuye natwe rwose na habibu ejo tuzakomeza gahunda nibyo hari abantu nyine bagiye batwemera ko bazadutelefona noneho bakatugezaho intwererano yawe ahubwo akira aya masheke akira aya masheke y'abamaze kudusinyira noneho rwose inama irangiye oya mpereza ntacyo natwo ntubike urakoze cyane rwose habi ndazindukira kuri banki rero kuko hari ibintu byinshi bikeneye amafaranga ubu mbese uko mbonye ifaranga mpita nishyura ngo ntayapfushe ubusa oya ni musema kwera ntabwo rwose nshobora kuzarira na gato hagati aho rero ngewe inkunga nguhaye niyo kugufasha urakoze cyane ariko kandi niyemeje rwose kukwishyurira ibiryo byose muzarya kuri uwo ndagushimiye cyane rwose ntukenera kubyishyurira uzambwire ngo uhesheke rwose ugiye gushaka icyo ntacyo oya ntacyo uzatuburana rwose yewe ni ukuri birandenze pe sinzi uko nabashimira hariya ahubwo ejo naho nzazindukirayo urumva kuko basabye ko mbaha avansi ya 75% ubundi nzayabaha umunsi w'ubukwe oya ni byiza kuvana ibintu mu nzira bityo mu cyumweru cya nyuma ukaba utekanye dona si byo abagenzi akaguru ku kandi nta kibazo bifite harya sare wamaze kuyishyura sare se sare narayishyuye 100 yo sawa rwose amabyo kore nuko wantanze ukayatanga ariko nari mfite gahunda yo kuyikwishyura dona nibyo se ni impamo ubwo ntacyo nzareba ikindi nyine nyakoresha ibibazo se ko bitabuze ibibazo rwose birahari
dore nk'ubu yanzuye nababwiye nyine nakodesheje ngomba kurongoreramo barimo kunyaka amezi yose 6 y'ubukode. ariko kandi nturanishyura n'inzu. yego ariko inzu buriya ni impangayikishije rwose habi. kuko ndebye nabi abandi bayintanga pe. iby'inzoga amafaranga abaye make nyine twazanywa fanta da. dona umva ibintu ni ibishakwa urumva dona. kandi nta n'ikiruta ubucuti n'ubuvandimwe buduhuye. oya turabavandimwe. umva mubwire ayo mafaranga rwose ngomba kuyaguha. si 100,000 yo urayampa nzayaguheje. koraho urugono vuga rwose. ndagushimiye maze ugende wishyura iyo nzu batazayigutanga sha. ntushaka unayiraremo ye. si byose. ariko se Philippe nawe habi rwose ubu ntabafite nagira ne koko. ubu nakora iki? ubuse shata natwe turazirikana ineza watugiriye sha. twese sha iyo tutakugira twari kubaho dute niko dona. uribuka izindi bobo zintera icyuma ukampeka nijoro sha. ukanjyana kwa muganga ku izamu maze nabura imiti sha ukajya kwibuka yigura. ntiwayinguriye se? erega wari umujura mu ariko ntukajye unzogora. wari debande. Njya kwiba ariko haraye. ariko naribaga we haraye. wakozagaho. iyi rero nagufataga nka mama da. ni byose. wari daje kurya rwose njye ntarinze kwiba. wari uzi kumenya rwose ukamenya ko nshonje. twarangiza tukirarira mu iteme ryacu tukajya mu ngange. uretse ko aribwo bwari ubuzima twibereyemo. bareka mbabwire bari mu byihorere twaciye mu bikomeye pe. tubyibagirweho gato rwose. nyashimira amahirwe y'ubuzima twagize. tukabuvamo ubu tukaba turi abantu bazima tukaba twubatse ingo tukabyara. nawe rero gira rwose wubake ugera ikirenge mu cyacu. gusa dona ndakumva hari ikintu ngiye nshaka kukwibariza. ushaka kumbaza iki se kandi habiko? uranezerewe? uriya mukobwa ugiye kurongora uramukunda? ariko rero nanjye aho mafite ikibazo. ariko si ibibazo byanyu n'ibyo. njya nibaza impamvu mudakunda kuba muri kumwe. se ni ikibazo. icyo koze wagize neza rwose uramunyereka waje kumunyereka. naho ubundi rwose nare kwibaza niba utarimo kudutera igipindi. ibyo Philippe avuga nibyo rwose. muri iyi minsi rwose ushaka kurongora sinzi niba uri tayari. aribwo wijimye cyane. yegora ufite ubwoba ashaka. ntabwo unezerewe nk'umusore ufite umushinga. mureke gataho nitare telefone. ndabona arimo hari umurango mpamagaye. umva mwibutse ko hari ibindi bintu ukeneye harimo n'inzoga. wese ubwo ndabishobora ariko muranzi ko ngiye ntajya amenya kwitwereza. alo ndabumva. niko sha dona kuko ukoresha inama y'ubukwe ntunumire ndi nyokoromesha. yewe mumbabarire rwose nanze kubagora mba nzi ko muba mufite akazi kenshi gusa numvaga nzababwira ibyavuye mu nama. oya niko ngeze aho mbitoraguye mva rwose ndababaye. ese sha wibagiwe ko ari njyewe mubyeyi usigaranye sha kuki rwose ugikomeza kumva. erega harimo no guta umutwe. mfite ibibazo byinshi cyane rwose by'ubukwe. hari ibintu byinshi ntaragura kandi ndabona rwose ikibazo ari insobe. ukeneye iki? gerageza unyaruke uze mu rugo rero tuganire umbwira ibyo uburanga ufashe. wimunga shaho rwose ni kuki wikunga amari shaho. ayo makote si uyajyanye Antoine? ndashaka kuyajyana mu mujyi kuhanaguza hakiri kare dore iminsi irimo kugenda ubukwe se urabona butegereje. nibyo rwose
gusa nuko uriya muhungu donati mubwira ngo nambwira akazi nzakora nicyo namufasha ngo azaba ambwira da. yewe buriya ntashaka ko kuvuna nk'umubyeyi, arashaka kuzicara ugatuza. ntacyo niba atabishaka ubwo nta kindi narenzaho. none se ndumva narakoze ibyo nshoboye. amafaranga 500 namuhaye se buriya ni makera. aka si make ariko ntakiri n'umwana, ni umugabo nawe agomba gushyiraho hake, cyane cyane ko yagize igihe cyo kwikorera. ubu se umuhungu wacu Sano nakura agashaka kurongora uzamukorera byose? mva nawe kiretse icyo ntazaba nshoboye. none se ntabimukoreye nabikorera nde wundi? hari uwundi mfite mvunikira si Sano se. yewe ndakuzi ugira ubuntu kubi. ariko biba ari ngombwa. buriya rero iyo umbwira ko kera wabatereranye we na nyina ntibige simbyemera, numva atari wowe. aho narabatereranye kuko nanjye nari nkishakashaka, nari nkiri ku nguzanyo ya banki. ariko ndumva ukomanga. wamubwiye akinjira aza hari ikibazo? reka nguwo yaje ni amahoro se Marie, injira. yewe mumbabarire kubarogoya, nuko nari ndangije kumesa kandi nshaka guhita ngenda, kandi ngomba harya mperuka kuguhemba ryari Marie? oya rwose ntabwo ukwezi kurashira, gusa nuko nari nje kugira icyo mbabwira. oya ca bugufi icara rwose, nta kibazo. niba gushakira n'icyo unywa dore igihe cyose umaze ukora ahangaha ntituranakwakirerega. baguha iki se Marie? oya mumbabarire rwose murakoze. ahubwo nashakaga kubatumira mu bukwe bw'umukobwa wanjye. umukobwa wawe agiye kurongorwa rero? ahubwo ni vuba. dore hasigaye ibyumweru 2 gusa. natinze kubatumira kuko nashakaga ubwanjye kubihera invitasiyo, nari narababuze. nimwakira. urakoze rwose kudutumira da. gusa natwe dufite ubukwe bwinshi muri iyi minsi. ni bwinshi rwose. ibyo byumweru 2 dufite ubukwe bw'umwishwa wanjye rwose, natwe tugomba gutaha. birahuriranye. yampaye inka. bishoboka bite se? ibikize niki kiri kuri iyo invitasiyo se gitumye wiyamira? ni invitasiyo nziza da. oya ni nziza rwose. umukobwa wanjye utarize utagira akazi yabonye umugabo w'umukire. ubu niwe bari kumwe ku ifoto. akira akira. uzi ko ari bwa bukwe bwacu bwa Donati na Melania? umwishywa wanjye rero agiye kurongora umukobwa wawe Marie? ni umukobwa wanjye rwose. mumbabarire ndatunguwe cyane, sinari nzi ko muzi Melania. si ibyo gusa, nibutse noneho impamvu namubonanye yasakoshi n'inkweto naguhaye, koko ni umukobwa wawe. narabimuhaye. ko mbona se murebana hari ikibazo? ikibazo ni uko nabajije umukobwa wawe niba hari icyo apfana n'umubyeyi witwa Marina, akambwira ko atakuzi. ibyo bintangaje. ariko simbyumva rero. nanjye simbyumva. urabitekerezaho icyo Antoine? aha. ni iki cyatumye rwose Melania yaduhisha ko Marina ari nyina? nanjye simbyumva pe. ahari wenda Marina niwe ufite igisubizo cy'icyo kibazo. se njye urumva nagusubiza iki? ugize neza kuza kundeba Melania. kuko nari kuza iwanyu nimugoroba. uza kugira ute se mama? ngo tuganire iby'ubukwe. herega iminsi yadushiranye mayi kandi nta kintu turashyira ku murongo. nk'ubu ntabwo nzi ngo uzasabirwa he. urabibona ko ahangaha hari hato nta mbuga tugira twakwakiriramo abakwe. ibyo byihorere n'ibibazo bindeba mama. ariko umeze utemerani. ntese ufite ubukwe mu gihe gito, ntacyo bikubwiye, nta myiteguro urimo. ariko ikize njyewe nababwiye ko ntashaka imihindo.
dore abaturanyi bose bamaze kumenya ko mfite ubukwe None se si byo? barantangira bakabimbwira si ibyo koko ni ibiki guteze none se ntushaka intwererano ariko izo ntwererano ye si utunate tw'igihumbi bampaye ubwo utwo nitwo nari nkeneye ngewe ndashaka intwererano zifatika ariko wabaye ute mwana wa intese nyine kuki kuko wirata kuki wishyira hejuru wanga abakeneye kuki ukunda amafaranga kurusha byose abagene se ubundi nzaba mbakundamo iki mama ubona uko uriho binshimishije ubona uko nabyirutse tuburara ngewe nzabyibagirwa kare kugeza noneho nawe utinyuka ukanyihakana kandi ndi nyoko wakubyaye ariko ntorwara inzika mama ubwo si ibyo ubigaruye ute ndabigaruye kuko wankojeje isoni mama rwose ubone kuko njye kumesa kwa mama Sano nindangiza mutumire ngo ndebe ko yazataha ubukwe bwawe akaza kudushyigikira ibyo si byo nkeneye mama si nkeneye abaza gukenyera no guhinda simbishaka rwose ariko ye ngewe icyo nkeneye ni intwererano ahubwo mbwira yaguhaye ngaho umukire umesera ntayo yampaye ngaho kuko we n'umugabo we bambwiye ko nabo kuri iyo tariki bafite ubukwe bw'umwishywa wabo kandi uwo nta wundi ni umugabo wawe Donate ushatse kuvuga ko ujya kumesa kwa Murangwa na Antoinette se ayo mazina sinyazi njye mbita mama na papa Sano ubwo nabo niba ariho Donate yagiye kukwerekana kwa nyirarume wambaye za nkweto na ya sakoshi naguhaye urumva ukuntu wagiye kunsebya mama ngusebya nte ariko mana nyaga ubwo koko wajyaga kubatumira utumwe nandi mama njye uramvangira ukaba umwe ubwo rero bamenye ko ndi umukobwa wawe uko n'isakoshi n'inkweto nari nambaye aribyo bankuburiye uzi ko njye nawe nababwiye ko ntakuzi nababwira ko ndi umucuruzi ujya mu mahanga kurumva ibintu wankoreye ntukire mu ibyo binyama byawe ntabyo mba mfatanyije nawe uramvangira rwose icyo nakoze nababwije ukuri nabwiye ko uri umukobwa wanjye bwite n'ibyariye ibindi ingaruka uzazirengere rwose uribeshya mama nta ngaruka rwose zihari zirimo si izihe ngaruka yawe barangije gutwerera Donati ikindi hasigaye ibyumweru 2 ngo uyu mukino ngushingukemo kuko nta soni mwana wa ukavuga utyo ziki ubukwe bwawe ni umukino cyangwa kuba twese tugomba gushyira imbaraga hamwe ngo dutegure ubukwe bwawe bugende neza se cyo ngaho ngo nahubwo tujye mu nzu nkwereke umukenyero naguze nzambara mu bukwe bwawe kunseka ariko mama mbabarira uraseka iki ese njye narumiwe wanaguze umukenyero ariko uzi ko utariho kure mama ubuse wowe ubona ko ku bukwe buzaba ubuzwe n'iki se kuba mwana wa umusore yarakubenze yakubenze cyangwa mama mbabarira mbona susa n'udatekanye Dona yewe reka firi haba hari ibitagenda neza se kuri gahunda z'ubukwe kugeza ubu byose bimaze kujya ku murongo namaze kubyishyura n'ikote ryanjye hari umuntu urimvana i Dubai arafata indege iri joro ko nyine nzamureba ejo natwe rwose amakote twarayahanaguje gusa ariko warivunnye hivuna wagombaga kudushinga bimwe na bimwe tukagufasha mu kujya twiruka tugenda twishyura hamwe na hamwe yewe firi ni wowe ko gutinyuka ukavuga uryo n'akazi kose we nahabi umwakoze mukashakira intwererano n'ibindi nibwo uravuga gutyo ntacyo rwose twarikoreraga ahubwo se numva ukuntu wivunnye wenyine witegura kwimuka none atubwira ngo tugufashe reka ibyo nakoze ntibyari bigoye ibintu byose namaze kubigeza mu nzu sigaje kujya kubishyira mu byumba neza no guteranya ibitanda
ubu nibyo nzindukiramo. Hanyuma rero ubundi nyuma ya saa sita nyine tukajya kwa padiri. Nta kibazo rwose nanjye ndaza kugufasha ngere naho uzimukira dore ko kugeza na n'ubu ngubu wahaduhishe twayobewe impamvu rwose wahagize ibanga. ntabwo nahabahishe gusa nashakaga kuhabereka hamaze gutungana. bari bagisiga irangi nyine barangije ejo bundi. ubwo nanjye nyine nimurirayo ibintu. byo mu nzu rwose ndabona nta kintu kirimo uretse aka kamotora twicaye. nta kindi, ibindi byose narabitwaye. uzi ko unyibukije kera tugitura mu nzu bwa mbere uko turi batatu rwose twakodeshaga inzu itagira ikintu na kimwe tukarara ku makariso. kuki uhora ubisubiramo ariko fire ngiye rwose byanga sinkuriye. ngeze njya mbyibagirwa na gato. ahubwo iyo mba narize amashuri mba naranditse igitabo ku buzima bwacu. dona amahirwe twagize agera bake pe. njye simbona ko ubuzima bwanjye bushimishije ariko nk'uko ubivuga. dona hari ikintu ushobora kuba unkinze. ntabwo rwose unezerewe na gato. ni ikihe kibazo ufite? ni ikihe kintu kikuremera ngo kitubwire rwose? firi wumva utu uzi ko mu buzima bwanjye ntigeze nkunda cyane cyangwa ngo nizirike ku mukobwa. ariko ubu karabaye pe. njye ahubwo hari ubwo naketse ko wenda utari muzima pe. shashobora kuba ari nta kigenda. none se ni gute gukunda bigutera ubwoba? ntuzadukoze isoni rwose. Melania ntabwo azi ko nigeze mba umujura. urumva nkeka ko abimenya yanyanga. icyo ni cyo kibazo ufite. urabyumva nyine ko mpangayitse. oya niba gukunda iyo si yo mpamvu ahubwo uzamubwiza ukuri. nanjye na Habibu rwose ntacyo twahisha abagore bacu. Habibu hora bibwira n'abana be. abana be barabizi. ko bimeze kose sintuje mfite ubwoba. ahubwo uzi n'ibindi babarira utahe nduhuke ndananiwe cyane. kubera gupanga ibintu no kubitwara mu nzu nzimukiramo. urabyumva nyine. nibyo reka nkoreke uruhuke. ndabona n'amasaha yagiye dore ni saa 4. nibyo. aya rovarari wariyo yayo. ngaho utaha rero. aha nyine genda. ahubwo ntaragenda nje kukubaza niba ya madolari washakaga wayabonye. sinzi wambwiye ko wahoze uyashakisha kandi aha mu mujyi rwose muri iyi minsi amadolari yarabuze pe. amadolari se yewe mu by'ukuri ntabwo ari njye wayashakishaga rega. ni wa mugabo murangwa nyine marume. nawe nyine yari yayabuze arambwira ngo mubarize aha mu mujyi kuko ngiye nyine mpamenyereye. ubwo rero namuhaye telefone yawe ahubwo nari nzi ko yaguhamagaye. ni byiza noneho. hari ayo nari nkuzaniye ngira ngo wayabuze. ubwo azampamagara niba atayabonye. ngaho rero uramuke dona. feri urakoze cyane kandi mu buzima bwanjye rwose sinzibagirwa ko wambereye inshuti ukambera umuvandimwe wowe na Habibu. rwose muzamura ku mutima pe. kuvuga se nk'usezera cyangwa ufite urugendo cyangwa se ugiye gupfa dona. kurongora si ugupfa. rekeraho gusezera turacyari kumwe. yewe nawe ariko ngaho jya mu modoka nahejo nyine. genda nahejo. gendere Filipo we gendere rwose wenda n'ubwa nyuma nkubonye gusa wowe na Habibu nzabakumbura pe. Imana kandi nibishaka amafaranga yose y'intwererano nabonye ngiye kuyagira igishoro nzacuruza amabuye y'agaciro wenda azunguka
nanjye nkire sinzabibagirwa nzabishyura uko mwayambereye ariko se ninduje se kandi wasanga ari agatwererano ka nyuma ko kumfasha mu rugendo reka fungure ko mbona asuguye mu kantu dona haba hari undi mwari kumwe se nkaba mbarogoye oya ntawinjira Melanie yinjira rwose gusa ndatunguwe sinatekerezaga kukubona aha rwose kuko uzanye n'ibikapu sanze bishobora kutugora mu gitondo kuza guhura hanyuma mpitamo kuza kurara ahantu tuzindukane nta rwaserera nibyo noneho nta kibazo rwose Melanie ngaho injira ariko nk'uko ubibona nta kintu kiri mu nzu aha rwose turarara tubyigana nta kibazo dona nta kibazo rwose umve ko nta kibazo ndabizi ko ibintu byose wamaze kubigurisha nibyo rwose gusa dona igise kandi hari icyo nifuzaga kukubwira kumbwira kandi nashakaga ko ukimenya mbere y'uko tuzinduka dufata urugendo icyo ushaka kumbwira ndakizi rwose Melanie nzi ko utabonye impano nyinshi nkanjye kandi nzi ko nagusezeranije ko amafaranga nzabona nzaguhaho ndabyubahiriza rwose do amafaranga rwose nayavunjishe mu madolari tunyafite ahangaha ntacyo rero urumva naguhisha rwose ntabwo ari ibyo ni ukuri dona ntigize nyine kindi ahubwo ni ikindi nashakaga kukubwira none se kudatobora nyine kumbwira hari ikintu kindi ku mutima iki dona uteze yombi nubwo bwose ndi umujura ariko mbere ya byose ndi umukobwa ndi umuntu kandi nubwo nawe utari shyashya uri umusore mwiza none si ibyo bivumva bivuga byabaye byarabaye nyine naragukunze nubwo nzi ko utankunda aho ijambo ryanjye ryarinde ndarikubwiye aho guturitswe n'ijambo nzaturitswe n'undi bwiye Melanie karame niba wari uzi umutwaro nduhuye niba wari uzi ukuntu nari mpangayitse niba wari uzi Melanie ndakumva njye uzi uburyo ngukunda nibyo gusa ni inzozi sinarinzi ko nawe wakundaga mana yanjye dona ni ukuri ndagukunda mana sinzi ukuntu nabikubwira gusa nakomeje kubiguhisha no kwanga kubyemera mu mutima wanjye urakoze Melanie urakoze kunkunda ukankunda ukundi dona ndakumva umenye ubwa mbere nishimye kuva navuka umenye ntazongera kwiba cyangwa kugira nabi cyangwa se gutekereza ikibi nyeretse ko hari amizero meza y'ubuzima ashobora nanjye kugira nyeretse ko nanjye nshobora gukunda Melanie ikarame niyo mpamvu mbwiye ayo magambo guteza amatwi ibyo uvuga niko bimeze sinigeze nkunda n'ubwa mbere nkunze bagenzi banjye bamaze iminsi bambaza impamvu ntanezerewe naho batazi ko nikoreye umutwaro w'urukundo rw'umukobwa wenda utankunda dona ndakumva turazinduka dufata urugendo ibyo ndabizi reka tujye gutangira ubuzima bushya aya mafaranga twabonye atubera igishoro kandi kitari cy'imishinga ibyara inyungu gusa ahubwo haduhindurira amateka Melanie ndakumva aya mafaranga azadufasha tubeho neza turi abakire kandi dukundana ndabyizeye ntawamenya wenda bidatinze tuzanapanga ubukwe noneho nyabukwe pe ndabyizeye rwose dona tubonye urukundo rwacu dutinze turubonye twarapangiye amafaranga ibindi tutarigeze tugira na kimwe dupanga cy'ubukwe itariki y'ubukwe buri minsi 2 noneho se kandi uje kunsezeraho ko basezera hatari bakera ariko none ndumva bikabije kuko mana uramenye nizere ko ntawe wabwiye ko tubyuka tugenda
oya humura humura nta kibazo. fungura wakabyara we. ayiwe ayiwe turashize we turatewe abaninja mwakabyara mwe ndabaha ibyo dufite byose n'amafaranga yose dufite ariko ntimutwice we rwose ntimutwice rwose muri bande twabagize dute niko murashaka iki mutwara amafaranga yose dufite ni ukuri dona ya amadolari yose bagenda ariko ntibatwice ndayabaha rwose ariko mutubabare rwose ntimutwice yabahe yose ni ukuri mwese muryame hasi ntihagire unyeganyega we tangira basake unyeganyega uvuza induru arapfa. ikintu kikuzinduye ni igikedi mwana wanjye Melania yabaye iki siko nkanduguye neza naryamye nibwira ko Melania aza kuza none mu gitondo ndabyutse sinamubona uziko mpamagaye na telefone ye nkumva yayizimije. we none batekereza ari iki cyabaye ku mwana wanjye? ndatekereza gusa nta kibi cyamubayeho ahubwo Melania afite ibindi yapanze rwose byatumye agenda byatumye azimira. azimira ate? kuko mu gitondo nibwo nabonye ko ibintu bimwe na bimwe yabitwaye ibindi nabyo yasize abifunze neza bimwe yanditseho ngo mbyitwarire ibindi ngo nzabiguhe. ibyo bintu ntabyo nshaka we ntabyo nshaka kuva kera namurahiye ko ntacyo nshaka nzajya duke twanjye twiza. ikindi gituma ntekereza ko Melania yagiye utazagaruka nuko aherutse kugurisha akaga televiziyo yakagurishije avuga ko akeneye amafaranga yo kwitegura ubukwe nyamara ubwo bukwe nkabona nta n'ubwo ategura. ibyo ubukwe bwe ntubimbaze yambwiye ko butandeba uko ari we bireba ubundi agaca imigani ngo amaso azahera mu kirere. none se ushyize mu gaciro urabona hari ubukwe Melania yigeze yitegura? wigeze ubona agura ibishyingiranwa cyangwa se wigeze ubona akubwira ngo azasabirwa ahangaha cyangwa ahangaha? yigeze akubaza se uzavuga ijambo? ariko ababyeyi twaruha rwose nizere ko aho hari afite isoni ariko kuko nakoze iki ngo byara umwana nka Melania we ntangane mubyeyi mbega kaga we mana niki naguhemukiyeho koko njye nibwiraga ko mutamuzi kuko tigeze mumugira inama ngo areke kwiba none dore yageze n'aho ahimba ubukwe ngo akomeze yibe koko. ese nawe urabizi ati uzi ko Melania yatunzwe no kwiba nawe urabizi? ndabizi. niyo mpamvu ntashoboraga kugira icyo nemera yanguriye sintungwa n'ibyibano. ahubwo wasanga we n'uwo muhungu bafatanya gukina umukino w'ubukwe ngo barye inkwereranyo barapanganye gahunda yo kuzimira bakajya mu mahanga. baba we ibyo uvuga wabihagazeho de? none urabona abantu bariye inkwererano z'inshuti n'abavandimwe bagumye kwidegembya mu gihugu Melania mwibagiwe. oya birakabije naracecetse bihagije ariko aho bigeze byaba ari ukorora ubujura n'ubuhemu ngomba kubimenyesha ubuyobozi bagafatwa niba batari bambuka umupaka bityo nanjye simbura umwana wanjye burundu nafatwa hanwe nzamusura nzamugemurira aho kumubura burundu. wenda yazakosorwa akazaba umuntu muzima. donati dona kanguka donati ayiwe manishimwe ndabona afunguye amaso dona Melania turi he yewe manishimwe urakangutse aha turi ni nawe mfite ubwoba kutagaruka ku isi. Melania aha turi ni he?
aha turi ni ubona se ko ari mu ishyamba. ishyamba ishyamba ryahese ryahe simbizi sinzi aho turi rwose. mbwira yewe sinzi n'intara turimo. oya yawe nanjye nari nataye ubwenge. yawe nakangutse nibona hano naho uryamye iruhande. mwana we merani turava aha dute umutwe ndumva wamenetse neza neza yawe ndumva wanamenetse burundu. sinzi aho twerekeza rwose. niba ari mu majyaruguru yaba data we niba ari mu majyepfo ntabyo nzi. abagome barakapfuna umuheto babaninja mana niba baje kudutera. yaba we baze batugira barya. sinzi ikintu bankubise mu mutwe yaba we maze kubereka aho amafaranga ari. njye nibwiraga ko bayatwara bakatureka amahoro. ngewe bansatse ku buryo nta n'igiceri cy'icumi bansigiye. barangije badutaha yaba data we niko merani dukora iki genda uva nanavunaguritse neza neza. imbavu zarekanye dana kugira ngo baze janjaguye. imigambi yacu yose iguye mu mazi. amafaranga yose twakusanyije mu bujura abandi bajura bayadutwaye. sayo gusa merani sayo gusa njye wibuke ko nari naranagurishije ibyanjye byose ibyo nari ntunze byose harimo n'akavatiri kanjye. ngira ngo sinari naragurishije ka televiziyo kanjye n'utundi tuntu. dona twifurije gukira none ibyo twari dutunze turabibuze. si ibintu n'amafaranga gusa merani tubuze n'abantu. tubuze n'inshuti zari zaratubaniye inshuti zantwerereye. marume we marume mbese ntaho turi. ibi tubayeho ni igihano cy'amafuti yacu pe. gira uti ni igihano cy'imana. ni isomo. igihano cy'imana. ni isomo ngo dutangire ubuzima bushya tutubakiye ku byibano ahubwo dukoresha imbaraga zacu. yewe icyo uvuga nibyo merani yewe kandi ntabwo dufite ubusa. rwose dufite icyo tugomba kubakiraho kandi gikomeye. dana dufite urukundo ruduhuje ndetse n'iri somo ry'ubuzima tubonye. ayiwe merani niki do imana ishimwe tugize imana tubonye abapolisi. nibaze badutabare rwose ishimwe cyangwa baje kudufata wowe uravuga uratekereza ko babwiwe n'iki ko turi muri iri shyamba ahubwo katubayeho. muri uyu mukino biheza nde wanditswe n'umubyeyi Desituru Sylvia mwumvisemo. Donati mwakinewe na Twagirayezu Evariste. Melania mwakinewe na Karangwa Liliane. Edith mwakinewe na Mugeni Aime. Habibu mwakinewe na Habukubaho Hyacinthe. Marina mwakinewe na Mukamusoni Josephine. Murangwa mwakinewe na Niyitegeka Graciane. Antoinette mwakinewe na Maria Cecile. naho Filipo mwamukinewe na Mukeshimana Musa. Umutoza w'abakinnyi ni Musaidizi Jean Dodier. Uwafashe amajwi abakinnyi ni Habukubaho Hyacinthe. Nimugire ijoro ryiza. Ikinamico